wa mwanya mwiza w'ibyiringiro, umwanya tuganira kandi tukongera gusubizanyamo imbaraga mu rugendo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo meza Mose yanditse mu gitabo cye cyo gutegeka kwa kabiri. Turaza kuganira tugendeye ku mirongo itari myinshi kugira ngo turusheho kumva neza ndetse no gusobanukirwa icyo Imana idushakaho mu minsi nk'iyi. Njyewe tugiye kuganira, amazina yanjye nk'uko bisanzwe nitwa Byiringiro Thierry. Murakurikirana icyigisho cyangwa se ikiganiro kuri Nziza Thierry channel cyangwa se TV. Reka dusome mu gutegeka kwa kabiri murongo waho wa mbere ku gice cya mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Mose yibutsa Abisiraheli ubuhemu bahemutse ku Uwiteka i Kadeshi. Aya niyo magambo Mose yabwiriye Abisiraheli bose hakurya ya Yorodani mu butayu muri Araba, ahateganye n'Isifu hagati y'Iparani, Itoferi, n'Ilebanani na Haseroti n'Izahabu. Uvuye i Horebu ukagera i Kadeshi Baruneya uciye ku musozi wa Seyiri, ni urugendo rw'iminsi 11. Mu mwaka wa 40 mu kwezi kwawo kwa 11 ku munsi wako wa mbere, Mose abwira Abisiraheli ibyo Uwiteka yamutegetse kubabwira byose. Amaze gutsinda Sihoni umwami w'Abamori wari utuye i Heshboni, na Ogi umwami w'i Bashani wari utuye muri Ashtaroti no muri Edulayi hakurya ya Yorodani mu gihugu cy'i Mowabu, niho Mose yatangiriye gusobanura aya mategeko. Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Nimuhindukire muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi cy'Abamori n'ahandi hantu hose hahereranye nacyo, mujye muri Araba no mu gihugu cy'imisozi no mu gihugu cy'ikibaya n'Inegebu no mu kibaya cy'inyanja nini no mu gihugu cy'Abanyakanani no ku misozi y'i Lebanoni, mugeze ku ruzi runini Ufurate. Dore igihugu nkibashyize imbere, nimujyemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza wanyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha bona urubyaro rwabo ruzabakurikira. Nanjye icyo gihe narababwiye nti, simbasha kubaheka njyenyine, Uwiteka Imana yanyu irabagwije, none dore muhwanije ubwinshi n'inyenyeri zo mu ijuru. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana nawe rirakugeraho rikubwira ngo Uwiteka aravuga ngo dore igihe mwazengurukiye cyangwa se dore igihe wazengurukiye kirahagije. Wateye intambwe nyinshi cyane ushakisha kugirirwa neza n'Imana, ariko ntago wabigezeho. Ariko uyu munsi ijwi ry'ihumure riraje, suko Imana itakubonaga kandi sinuko itakumvishe, ahubwo ijambo ryayo riraje uyu munsi, rije rihumuriza umutima wawe rivuga ngo igihe wazengurukiye kirahagije. Kandi muri Daniel haravuga ngo gusenga kwawe kwarumvishwe. Uhereye ku munsi watangiriye gushishikariraho gushaka mu maso h'Uwiteka, gusenga kwawe kwarumvishijwe. Ntago Imana yigeze yirengagiza ijambo na rimwe ryavuye mu kanwa kawe uyitakira uyibwira amaganya yawe. Yarakumvishije, imanuwe no kugutabara, imanuwe no kukugirira neza. Ngo nanjye icyo gihe narababwiye nti, simbasha kubaheka njyenyine. Birashoboka ko ugeze mu gihe utabasha guheka ibibazo byawe, birashoboka ko ugeze mu gihe nta n'uwabasha kugira icyo akumarira, ariko ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo igihe wazengurukiye kirahagije nshuti yanjye. Cyamika cyamika cyamika, nicyo gihe cyo kwagura, nicyo gihe cyo guhindura, nicyo gihe cyo gutegura ukinjira mu masezerano, ukinjira mu ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndaguhereza ijambo ry'ihumure nkubwira ngo haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka ndetse kikagira amababi meza kurusha ya mbere. Birashoboka ko watemwe, birashoboka ko rwose amasezerano yawe asa nk'ayapfuye, urareba ukabona nta nzira, nta gisubizo ndetse nta n'ibyiringiro byo